yakubwira ko icyo ari cyo cyose yakubwira. Ni ukuvuga ngo irushanwa rya Miss Rwanda rikoresha nimero imwe namwe mufite muza. Ikindi gikurikiyeho ni ukuvuga ngo ngira ngo niba mwibwije n'ukuri murabizi ko abantu batangiye kubamaga babwira dushobora kubafasha, nshobora kugufasha projet yawe, nshobora kugufasha ibi, nshobora kugufasha ukaba Miss, nziranye na kanaka, nziranye n'uyu nguyu, ugasanga sometime ari no kukubwira umuntu ukora amatara. Ukibaza ukuntu azakugira Miss bikakuyobera, sibyo? Icyo nagira ngo rero mbabwire ni kimwe. Hari uwigeze agufasha muri audition wasimbutse? Nawe wigeze agufasha. Ni nkuko no kuba Miss nawe akufasha. Nuvuga ngo icyangombwa n'ukwigirira icyizere, icyangombwa n'ukumenya ko ushoboye kandi ushobora kubikora. Ikindi gikurikiyeho umuntu utemera gutsindwa nta nubwo ajya atsinda. Nuvuga ngo mugenzi wawe niba uzi ko hari icyo akurusha mwegera kugira inama. Niba uzi ko hari icyo umurusha mwegera umugira inama. Ariko ibyo kumva ko hari izindi ngufu ushobora gukoresha, hari ubundi buryo ushobora gukoreramo bababeshya butandukanye. Njya mbyumva mu bakobwa bakubwiye ngo uyu nguyu yamamagaye ngo arashaka kuma ngo projet nziza ngo iyi ngiyi ishobora gutsinda ngo barababeshya. Ntabwo bishoboka. Nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga, sibyo? Ubu kinsiganye ni abavandimwe, mbura abavandimwe banjye. I will fight for that girl witwa Muheto agire happiness. Ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararanye. Uri no mu bantu nekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze, tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda. Sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited. Imana izabidufasha. Ubona Muheto icyo ndashaka kubona, to be honest, ndashaka kubona papa wawe, mama wawe avuga ngo wowe unyumva ushobora kuba warumvise amajwi bivugwa ko ari aya Prince Kid na Muheto. Kumvise ari amajwi birahura neza n'ibyo Prince Kid yabuzaga bariya bakobwa bitabiriye Miss Rwanda yaganirizaga. Yababuzaga kugira umuntu bizera ubizeza ibitangaza. Gusa nawe mu majwi yumvikanye yizeza Miss Muheto ko hari aho azamukura akagira aho amugeza. Gusa aho bitaniye nuko we anamubwira ko hari aho yamukuye, gusa akaba hari aho ashaka gukomeza kumujyana, amubwira ibijyanye n'intambara yamurwaniye ko nawe agomba kumuha ibyishimo. Ucyumva ibi byose uhita wibaza uti ese umutego atifuzaga ko abakobwa ashinzwe baturwamo, ese ntiyaba yaragiye kubaturamo cyangwa akaba yaranawubatuyemo? Umva iyi video yose hano ibyo yavuze byose. Ariko ngira ngo mbifuriza amahirwe, ariko mbasaba ikintu kimwe kijyanye kivuga gutya. Miss Rwanda ni irushanwa, muzumvamo ibintu byinshi bitandukanye, muzumvamo uburyo bwinshi butandukanye. Nimero ibahamagara niyo musanzwe muzi. Uguhamagaye adakoresheje nimero twabahaye, ngira ngo aba contestant mwese murayizi, icyo gihe ni ibidahuye n'irushanwa rya Miss Rwanda. Yakubwira ko akora muri Miss Rwanda, yakubwira ko icyo ari cyo cyose yakubwira. Ni ukuvuga ngo irushanwa rya Miss Rwanda rikoresha nimero imwe namwe mufite muza. Ikindi gikurikiyeho ni ukuvuga ngo ngira ngo niba mwibwije n'ukuri murabizi ko hari abantu batangiye kubamaga babwira dushobora kubafasha, nshobora kugufasha projet yawe, nshobora kugufasha ibi, nshobora kugufasha ukaba Miss, nziranye na kanaka, nziranye n'uyu nguyu, ugasanga sometime ari no kukubwira umuntu ukora amatara. Ukibaza ukuntu azakugira Miss bikakuyobera, sibyo? Icyo nagira ngo rero mbabwire ni kimwe. Hari uwigeze agufasha muri audition wasimbutse? Nawe wigeze agufasha. Ni nkuko no kuba Miss nawe akufasha. Nuvuga ngo icyangombwa n'ukwigirira icyizere, icyangombwa n'ukumenya ko ushoboye kandi ushobora kubikora. Ikindi gikurikiyeho umuntu utemera gutsindwa nta nubwo ajya atsinda. Nuvuga ngo mugenzi wawe niba uzi ko hari icyo akurusha mwegera kugira inama. Niba uzi ko hari icyo umurusha mwegera umugira inama. Ariko ibyo kumva ko hari izindi ngufu ushobora gukoresha, hari ubundi buryo ushobora gukoreramo bababeshya butandukanye. Njya mbyumva mu bakobwa bakubwiye ngo uyu nguyu yamamagaye ngo arashaka kuma ngo projet nziza ngo iyi ngiyi ishobora gutsinda ngo barababeshya. Ntabwo bishoboka.
nk'uko mubizi ko mwikwe niba Elsa ngira ngo ari kubabwiraho niba hari igice cya mbere kigora muri Miss Rwanda ni audition. Ngira ngo mwabizi unisiga makeup itagufata. Hari abo twari turi kumwe hariya batubwira ngo ko tubona babaye beza cyane. Of course ni muri beza. Ariko icyo tugira ngo tubasabe ni kimwe. Miss Rwanda ni irushanwa. Ushobora kundusha ubwiza nkakurusha content. Amanota difference washyizemo hagati ya beauty njyewe nkazamura ngakurusha muri content. Ushobora kundusha content ngakurusha imyitwarire. Imyitwarire yanjye ngikanzamurira amanota. Nuvuga ngo gutsinda rero nta kintu kimwe ushobora kugenderaho ngo ubwe ngo ngiye gutsinda irushanwa. Icyo rero tubasaba ni kimwe. No kwigirira icyizere hagati yawe ukamenya icyo ushoboye n'icyo ugomba kwiga, icyo ugomba kwiga ukagishyiramo ingufu. Ikindi media dukorana nazo zose dukorana nazo na media nimwe tudakorana. Abakeneye amakuru bazaho baca. Dufite communication team yacu bafite ukuntu bategurana gahunda. Iriya nimero twababwiye ikabahamagara ikababwira ngo tubakeneye muri interview iyi ni ibyo muzakora ku ruhande rwanyu. Ni ukuvuga ngo ubwo nyine ni ku ruhande rwanyu. Ibyo muzi ko mukeneye nawe niba hari icyo ukeneye gufashwa nimero ibahamagara murayizi. Mbisubiyemo kabiri. Mukoresha nimero imwe. Ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose ubwo twemera n'ubuva kuri Nyagasani gusenga. Ariko ubundi ubwo ari bwo bwose mwirirwa mwumva arabirwa bavuga mu buryo butandukanye, ariko ndagira ngo mbasabe ngo witekerezeho ukiza muri audition bwa mbere. Nta muntu umwe wari uzi, nta munyamakuru wari uzi, nta muntu muri organisation wari uzi. Niba wari unabazi urabizi ko ntacyo bagufashije. Ni wowe ubwawe wifashije uraharenga. Uko wifashije kurenga audition bishobora no kukwifasha ukanatwara ikamba. Sibyo? Ngira ngo muregera abakuru banyu bazababwira. Damuru niwe muri gukorana yaciye muri irushanwa arabizi. Elsa arahari, Liliana arahari, Jora arahari. Mushobora kubaganiriza bakababwira. Hari abavuye muri nka Elsa ndibaza ubushize yavuyemo wabizi ngo hari ngo bari bakugize Miss wiki. Sinzi Miss bari bamugize wari we ya nihebye byarangiye aza gutsinda. Liliane ngo yari kuba Miss wiki sinzi ubu. Nyine abantu competition iko bigenda. Buri wese nyine asohora amakuru ko ayikuyumva. Ariko twiyo tubasaba ni kimwe, nugendera kuri ibyo ugacika intege. Sibyo? So, nimero nimwe ushaka gusaba interview ku kinyamakuru runaka, ubwirira nimero mukavugana. Ibinyamakuru iyo bibashaka, abanyamakuru bo bari professionnel. Bo turabizi neza ko bazaho baca. Bazi uburyo bategura ama interview yanyu ku buryo mwese babakira. Kandi ibitangazamakuru dukorana nabyo byose tubizi neza ko batanga amahirwe angana kuri mwese. Kandi abanyamakuru nago nanone wababwira ngo ngiye ko batamamagaye. Bo bafite uburyo bategura ariko batanga amahirwe kuri bose. Okay? Kugira ngo buri muntu wese atange ibitekerezo bye agire n'ibyo avuga. So, munyemerere rero mu gihe abanyamakuru baba bari gukora umusangizo w'amagambo wenda araza kubikoordinatinga ukuntu biri bugende, ariko nibaza ko kubyo twavugaga nibyo. Team irahari, media mwakoze kuza, twishimiye kubana namwe. Abakenera ama interview ndibaza umusangizo w'amagambo arabafasha, hanyuma n'abakenera amafoto nabo barabafasha. Murakoze cyane. Preselection ku itariki 5 hazavamo abakobwa 20. Abakobwa 20 bazajya mu mwiherero nkuko babivuze. 20 bazajya mu mwiherero, ariko bazamaramo icyumweru cya kabiri hazaba hataha umukobwa umwe ku munsi. Hanyuma hazagenderwa ku bintu bitatu nkuko umuvugizi wa Miss yabivuze. Harimo abakobwa hari challenge zizagenda zitangwa zibanda cyane kuziva hehe kuzo Miss ahura nazo igihe yagiye mu marushanwa mpuzamahanga. Harimo multimedia challenge, harimo talent show, harimo sport challenge, harimo nyinshi zitandukanye, beauty with the purpose project, ibintu byinshi cyane bitandukanye. So ibyo byose rero aba judges bazajya baselectingamo umubare runaka. SMS voting zizazi selectinga nanone 5. Hanyuma hari umukobwa umwe uzajya usevinga buri munsi na bagenzi be. So mutwemereye rero twabifuriza amahirwe masa, ndetse ufite ikibazo ari wese uwo muvugana nawe muramuzi. Okay? Amahirwe masa. Murakoze. I know you feel it. You kuvuga
ase ubu ko numva njyewe to be honest ndicara numva ko umuheto yagakwiye kuba ubu ngubu ari kuri level yo kuvuga ngo ibyo bambwiye ni ukuri cyangwa se tabuze someone who can say I'm not feeling you. What? Just want to be kubwira, like, what did you think? It's hard. Ngo nawe duhuriye mu kazi gusa tarambabaje ariko nyine ikosa ni ryanjye. Ubu niko wari umaze imyaka 10 n'ingahe, umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant. Ntago ndagera muri circumstance igihe n'umu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid them avoiding instead. So ubundi se muheto wamwizeyemo iki ku buryo umuwera open to that level. Ariko nyine iryo ni ikosa naho ariko and I agree. Ariko nanone kuba nakoze ikosa like kubona nakoze ikosa akahita ngira noneho ari umpenaliza sinzi niba uri kumujuraho wakoze ikosa uwo ariko rero noneho uri kugupenaliza noneho ikindi kirimo mwete ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niyo wabimbaza sinabikubwira ko that's my life that's ni akazi kanjye ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye muheto since day one utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi muri kumva aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose uyu mwana ngomba kumuha happiness deserving. Other factors uzihore kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana I can't imagine ntabwo nshobora kumuha ngo ngiye kuryamana n'umuntu like money nashaka kumuha ibyishimo deserving. Uriya mwana ya fighting for that so let me so wowe ibyo byishimo umushakaho ntabwo biguhaye kandi ikibazo uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kugira akavuga atari ko ubundi kuko wanalayizinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible. Ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jolly uvuye kuri Jolly uryamanye na Yesa uvuye kuri Yesa ugiye kuri ibyo byo it's impossible. That's impossible. Ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something njyewe I'm a private person umuntu muri private I like my privacy. Muheto akunda privacy cyane nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora nubwo wabishaka uri rwabigwi wabimenya tubana right so ngatekereza all those factors why I'm not happy kukinisha ubundi se yanyimiye iki happiness so compare with someone really attracted to I don't feel it. Okay. Go stay in your nimo kuvuga ngo stay in your lane muhereka mubwiza ukuri mama siwe
hano hari none ubu ngubu nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga sibyo ubu ikintu nsigaranye ni abavandimwe mbura abavandimwe banjye I will fight for that girl witwa Muheto agire happiness agire kuko happiness ndayizi kid ibintu nabijemo the way my trust guide me muri ibi I will ariko ibintu byarambabaje kandi nzabikora Imana izabimfashamo nzashoramo ayo nshoboye nzakora iki not to attract you not to do anything kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora ariko ndabizi hari abantu ese kidi ntarakwandikira ese kidi ntarakuvugisha ese kidi ndabizi birwaho ibintu bari aho ngaho n'ababikubaza n'abakora iki noneho ukibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira adashobora kumpa happiness njye muhaye adashobora ku yani Muheto nubona in terms of akazi reka ndeke ubuzima gusa in terms of akazi my failure will be your failure Exactly. So nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore ejo umuntu araza imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate but this is a typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo noneho nizeye ko mwabonye mu Miss Kid akunze rero uko bigomba kugenda ndishobora ko umukobwa azaba successful yes it's fine azaba successful ariko amahirwe hari nuko you deserve it ntabwo nagiye nerure mutereka hariya na fight zose ni ukuvuga ngo urumva Miss aba harimo abana fights nyinshi umwana wakanaka aba nabashyigikiye many things but for me none ukareba umuntu wa fighting for everything umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto bimeze gutya ukicarana na Muheto the whole day nanakubaza atari ko how about this person nanakubwira n'ibyo bavuganye uyu muntu mubana muto so cyangwa nk'ubu ngubu ni urugero njye nshobora kuza nkavuga ati Muheto urabizi all those friends n'abafite banjye but be careful about this person he's not good nabikubwira to be honest uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu uko amamagaye gutya tukabonana Muheto nagukunda sinabikunda ariko nakubwira ngo Muheto I want to see you there ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararanye uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited Imana izabidufashamo ariko nyine ukabona umuntu wo kunagufata ntunyumve nabi ntabwo mbona agaciro wamara kuza kuryamana nanjye trust me no ntabwo ari byo mwiza kuryamana n'umuntu ni feelings ushobora no kuryamana nanjye utakamba ntabwo ari byo kuvuga ariko nyine it's very bad ni ijambo ribi I don't feel you Like I don't feel you there no anyway sinzi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye Muheto to be honest naragukunze
not as a girlfriend boyfriend no ndumva ukunda umuntu umwana ndamukunda ibya boyfriend girlfriend ibyo ni ibintu byizana birabyuka bikaza cyangwa nibize ariko n'umwana nishimiye unyura umutima wanjye nkavuga ndakunda kabisa and I will try my level best to make her dreams. Good dreams at least ndi muri bake ntago nyine wa mugani we ntago nyiyumvamo it's okay it's fine I'm okay ariko how like ngo can you say a weekend nawe uzaho ngiye nawe uzaho agiye aho tugiye it's fine ngo no akamarizo nkazireba none hari ukuntu umuntu akwavoiding ukabona ko ari kukwavoidinga ariko yananiwe ukubwira direct ngo can you stop that you get what I'm saying? Yeah, I get you. So kandi muhetaranya avoidinga in a way nawe ubibona ariko ntago ndi to be honest nubwo naba ndi fake ariko nawe igihe ushinzwe udashyiramo imiyago reka mwavoid like try to think ko his kid mukorera ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay. It's fine. Mweto mubwiza ukuri sinubwiye mumbura abavandimwe banjye sibona ngira bonyine Yeah. I will fight for you. Can I think mu bushobozi buke mfite bukeya pe butari na bwinshi ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo at least ndeba aka kanya avuga ngo George we n'abanyarwanda se avuga ngo akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana Yeah. George we n'abanyarwanda se avuga ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye ariko I don't know niba when ibyo nibyo mbwiye hari ibindi avuga ahandi I don't know and I don't care ariko at least my effort iyo nzireba nkavuga ngo okay at least hari icyo zatanze ariko ntabwo nzibagirwa ko umuheto yanyumye happiness umuheto yambwiye ngo don't feel it ariko I love you. I'm glad ko ibiti bitagira n'ikindi the other good thing about it ni uko bitaguhindura tu ikintu cyiza I appreciate that. No kumindura byo byaraminduye to be honest ariko hari kitahinduka ku giti cyawe it's okay kubera ko n'ubundi nicyo wa mugani wabasabye ngo stay in the lane mu murongo w'akazi ikitamindukaho ni kimwe nuko nshobora gufata rega Mweto nubwo nakwicara hanga nkavuga ati okay reka nkora akazi ka Mweto gusa none ahantu bibera bibi nuko wibwira ko for example twicaye tugakora akazi navuga ngo ngiye gukora akazi ka Mweto none ibyo nta nubwo byantwara 30% of my time akazi ka Mweto no ni iminota ingahe akazi kandi akaba successful abantu akaba miss rwose nsaho yakoze ibintu ariko ngewe icyo nshaka is not that ngewe ndashaka personal growth ikimuteza imbere yazi Mweto no Miss Rwanda ibyo bizakora abantu bazishima bazabona ibiki bikorwa ngaho but icyo ndeba ni personal growth ku buryo umwana nishaka avuga wese ujuri ni yabaye Miss saba ndetse niba hasi ibikorwa biraho ariko personal growth icyo ndeba ni cyo ngicyo personal icyo kiri personal so wowe rero yumbwiye ngo stay in your lane gube mu kazi mbashije kubikurikira akaba ibyo ngendera shana bikurikira kandi nubwo byamvuna byanyorohera cyane and I keep ariko that's not what I want just ndashaka kubona Mweto ndashaka kubona
to be honest ndashaka kubona papa wawe mama wawe avuga ngo Amen to that. We will. ariko kuvuga ngo So, good night. Thank you for the ride. And see you. Good night. you take care. I will.